You already know my people, akaba ari Viva, the top journalist, the voice of artist. Rero uyu munsi tukaba tugarutse ahantu bita kuri Kosovo TV. Nkabanje mu ishusho njashe nkabandi kumwe no mutumirwa wacu. Tukaba tugiye gutangirana nabibwa rero. Yeah man, brother, you're most welcome hanga ni mu rugo kabisa. I'm happy to see you kabisa brother. Yo, check 1 2. Check 1 2. Umushene ngo imeze gute? Ibintu na mahoro cyane, turashima Imana, tumeze neza. Turatami badi ibintu biri kugenda neza, Nyamirambo turi mu kazi, akazi n'umuziki gusa. Turi gukora cyane subizi. So nk'ikintu kiri kugutera motivation kirimo kirapush, tumupushing ibiboro byawe cyangwa ibintu byawe. Ubundi muri kino gihe hari imvugo zisigaye zarajisha abajene muri no minsi bihaye. Ariko nyine ngiye mba nizera yuko nyine ari ibintu nyine kuko ari ibikorwa bizima umuntu aba arimo arakora nyine tu. Uyu munsi nyine nk'abantu badasanzwe banakuzanga kuri Kosovo TV ndetse n'abantu bakubonye hanga bwa mbere kuri Kosovo TV. Ese wababwira buri muntu ki ni ibe bintu just nyine bakakumenya nyine introducing yourself nyine tu. Yo, Stone Boy, Cindy Boss kuri Beat the Ghost. Bamwe muri show abandi ni mukiriyo. Beshi ku mihanda ziri gushaka momo, ziratanga ibyazo zishaka amaronko, mayibobo ku mihanda zirakwepana na so. Kuva mbyiruka nasanze ndimo niruka, time ziransiga byinshi mfite byo kuvuga. Isi ni kiraro cyaho wiruka, benshi barakingurwa abandi baravuka. Ese mani gawe ujyawe cyaro ukibuka, uribuka ku mubiri upfukanuka. Hari wo wambaye mu gihe ukiri kwishuka, urishuka uvuga ko ntacyo utinya. Hese bya wibaza ku bihe byahazaza, dore wari uruhinja none uri umusaza. Gang ni rasta abayikomazaza hirya mu bishanga. Yo ni Stone Boy, Faster Man ryabuye. Yeah, ubundi ryabuye risobanuye byose. We keep it up. Ni ryabuye. Wana brother, abizi yo twahuye bibari so man, it was a long time ariko nyine I'm very happy to see you kabisa, mujene meze neza uturuka muri Nyamirambo. Anyway, sindumva nta muntu utamuzanga Nyamirambo ni mu rugo. Ese Shafiston bura kavukiye ni nkagana nyine ahantu waba warakuriye. Stone Boy navukiye mu muryango wa Giswahili mu Biryogo. Yaba bita abaswahili nyine na culture yanjye ndi umuswahili. N'ubu ngubu ndi mu gisibo. Ubu ngubu ndi mfite iswabo munyinshi cyane. Navukiye mu muryango wa Giswahili mu Biryogo hafi yo kwa Nyanuma abantu bahazi. Hari niho mu rugo kabisa. Niho muri Karica. Muri mvuga igezweho y'abajene bo muri no minsi aravuga ati ni muri Karica nyine tu. Ni muri culture yanjye. Aho mama aturuka, aho nyogokuru, mbese hariya culture yanjye. Nyine ndi umuswahili nawe urabyumva. Ese nk'abantu badukurikirana ngaha kuri Kosovo TV ndetse n'abakunzi ba Shafiston, hari n'abantu babibaza ati Shafiston ni umujene umeze gute, ni umujene urya kangahe ku munsi? Umuntu wakwifuza kumenya byinshi kuri njyewe rero ndakeka yaba ari na story imuryoheye kuko ngiye mfite story nyinshi, mba mu bintu byinshi cyane. None se ndi umu fashion designer, nambika abantu, ndi umu kung fu man, mba mu equipe yitwa Kigali Shaolin Kung Fu. Ndi umu kung fu man gusa nyine umunsi nagostinze ariko nk'umuhanzi. Ubu naje ndi umuhanzi nyine. Warumbayije washaka kumenya Stone Boy yamenya ari muntu ki ryabuye. Ni umu kung fu man, ni umu fashion designer. Fashion designer akaba noneho umunyamuziki byo hejuru. Ubu right now turi mu muziki, ejo uzansanga muri fashion ndi kukwambika bro. Ariko ngiye akenshi nyine iyo twakoranye ikiganiro nyine mba numva emotion, amarangamutima nyine nanjye nkumvamo ikintu cyo kumva nyine impano, umuntu ufite impano, umuntu uri talented ariko nyine utarimo urashininga nyine nkuko byakabaye bimeze nyine tu. Akaba ari audition ubundi mba ndi kumwe na Shafiston, no mujene umeze neza. Anga nayo twatembere rero akaba ari muri Nyamirambo nkuko bisanzwe nyine urumva ngiye nzenguruka ahantu hose no mu ntara u Rwanda rwose. Shafiston ni neza? Ni Gucci. What's popping? Alhamdulillah. So rero ukuntu bimeze rero Shafiston, ese ubona ino industry y'u Rwanda nyine ari iki gikeneyemo kugira ati byuze n'abajene bari hasi bashe kuba babona aho bamenera ngo binjire nabo nyine bashe kuba babona hakenewe industry yo mu Rwanda. Ikintu bura ni kimwe gusa. Irabura abantu babikunda bakabishyiraho akaboko. Ukuvuga ngo twebwe nese uko dufite imizigo bro, mfite imizigo ibihumbi.
kandi ndakeka ko umuntu wese wumvishe umuzigo wa Stone Boy ryabo yahita avuga ati mutajya rimeneka. Harabura rero umuntu abantu bashyiraho akaboko kabo kubasa nibo turabafite, impano zirahari. Hano inyuma mu gikari cy'umuziki uhura n'umwana akagukubita verse man ukibura ukumva nawe yafite bitewe n'uburyo ukunda umuziki wayashyiraho, ariko nyine turacyabura abantu bashyiraho amaboko. Biracyadusaba kwihiringa, ndaburara ariko nkishyura stu ariko nkakora music. So abo bantu rero bo bagomba gushyiraho akaboko kabo ibintu bikazamuka, nibo tubura for sure. Ese uramutse ubashije kuba wagira ubushobozi bwo kuba wahura na minisitiri w'urubyiruko, minisitiri w'umuco na siporo, ni cyo cyifuzo wamusaba? Icyifuzo nagira nabashije guhura nawe, nakwifuza ko ibintu byacu bashaka ko apana ko hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda tubona abahanzi bamwe bagaruka stage, no kuvuga ngo abakabye ntibifuza yuko abandi bari inyuma iyo bazamuka, ariko ngo ni ibifi binini. Ariko of course umuntu yo yakabye aba yarakabye, ariko akeneye gufungura inzira kubera yuko hari ibintu byinshi abanyarwanda bakeneye kumva. Music ni product man, kandi product iyo utayihaye inzira ngo igere ku baturage sometime nyine uburi no hari ikintu mu Busilamu bita kuzurumu ni nko kwambura abantu cyangwa kubaheza ibyo bagakwiye kuba bafite. Sasa rero iyo badashyiraho badakora open ngo zamano nshyashya zigaragare, kandi nizigaragare mu Rwanda gusa zijye international, icyo gihe nyine abo nibo dukeneye muri music. Abo bantu abanyarwanda bakeneye kumva ibintu biryoshye bro, kandi turabifite. NYC ngira ngo barahazi, dufite ibintu imizigo ibihumba magana. Sasa nibashyireho akaboko bafungura imiryango natwe twinjire tubaha ibyo dufite, kuko ntago dushaka kuzabijyana bro. Hari indirimbo yigeze kwandika bitaga sometimes, sinzi ariko wanayikoreye audio ubwo duherukana, ndumva n'amashusho yayo ashobora kuba ari hanze. Ese can you give me the hot freestyle on that song? Sometimes nanjye ihora ingarukamo, kuko sometime ni ijambo ni ry'ibihe nyine, ibihe byose. Sometime biba biryoshye, sometime uba waraburije, sometime ufite amarira, sometime uba uri guseka, sometime nyine like sometime I think I'm gonna shine, sometime I think I'm gonna fly, sometime I feel I'm gonna die, I'm gonna die. Sometime I think I'm gonna shine, sometime I think I'm gonna fly, sometime I feel I'm gonna die, I'm gonna die. Mu Kigali muri iyi minsi no gupfunda inzi bipfunze, wari hejuru ajya hasi, ipantaro akayifungisha ibikwasi. Ntuziyemere ngo uri boss, zirikana yuko ukiri ku ikosi. Of course duhora ku ikosi, kora nagufata pose. Of course. Nuse Shafiston ukoresha irihe banga ko numva imyandikira itandukanye n'iy'abahanzi, kandi ikindi ndumvamo umwihariko wawe udasanzwe. Ese aho bari umuntu kwandikira indirimbo cyane weho nta nubwo naryoherwa menya n'indirimbo yanditswe n'undi muntu, gusa abantu nyine bandika music, gusa nge umwihariko mfite nuko mvuga lifestyle, kandi naje kuririmba ubuzima mbona. Ndakeka ko kuva nyine hari umurongo mvuga ngo kuva mbyiruka nasanze ndimo niruka, times iransiga byinshi mfite byo kuvuga, isi ni nk'ikiraro ucamo wiruka, benshi barashyingurwa abandi baravuka. Ese maniga ujya wicara ukibuka, uribuka ku mubiri upfukanuka, ari wo wambaye mu gihe ukiri kwishuka, urishukashuka uvuga ko ntacyo utinya. Ni ukuvuga ngo ngewe mvuga lifestyle nyine, ubuzima buri hano hanze. Mbona ibintu byinshi bitangaje, ibisekeje, ibibabaje, ibishimishije. Lifestyle rero mbona ushaka wanyita preacher man. Ese Shafiston ni cyo kintu cyo kigushimisha ukumva urishimye nyine to? Ukumva umeze neza, umeze bon. Oh my god, nakubwiza ukuri ko iyo nicaye muri studio numva ndi gukora igihangano gishyashya, nkumva indirimbo nkavuga yako izi ko indirimbo ishobora no kuba iyambere iryoshye mu gihugu, ngewe nkabyumva. Wenda bari abashobora kutabyumva, ariko bya bifi binini wenda ashobora kutabyumva bitewe nuko ari muri
ari mu bucuruzi cyangwa n'iki kindi, ariko njyewe nshimishwa iyo nafashe ikintu bita ubugari, nariye neza, ameze neza, nariye ibadi, so mfite ubushobozi bwo kwinjira muri studio ngiye gusohoreramo igihangano cyanjye, so numva meze fresh iyo ndimo gukora music, cyane cyane iyo ndi njyenyine ndi kumva ka beat gashyashya ntarimerutse, ndimo kugaterekamo ibishinwa, man, icyo gihe niyo naburara ndi kumva beat. Hari umurongo mfite uvuga ngo ninjye na beat, inshuti yanjye yitwa Kick Stone B, urashona naba mvuze iki ko nakoze byinshi, Beshi wazumbwira iki, urumva? Ninjye na beat, inshuti yanjye yitwa Kick, urumva? Iyo ndi kumva beat rero izo kick ziba zirimo nizo nshuti yanjye, mbese mba meze neza ndi gukora music bro, for sure. Fiston, reka ngushimire ko waje gufatanya natwe ahangaha kuri Kosovo TV. Gusa mbere yuko nanakurekura, The Hot Freestyle indirimbo wanditse wumvaga irimo message, indirimbo yakugoye, indirimbo yagutwaye umwanya ukavuga ati wow, uko byagenda kose indirimbo ngomba kuyipushinga kandi nkayandika, uko byagenda kose karangira. Mbere yuko nanakurekura, data song kabisa, Hot Freestyle. Hot Freestyle, hari freestyle ivuga gutya, iravuga ngo niyo ku muhanda nayo iravuga ngo imyaka yose ishize tutagisoma hobe, twarakuze twabaye abasore b'intore, tunahora imbere ntitukinywa amakore, nubwo benshi ubu bakiri mu bukode, gusa pore ugumushaka inote, turabizi genga uri umuntu wa danje, inzozi zawe nukubaka etage, kandi kuri beat uri umuntu wa danje, ibyo ubona byose bifite iherezo, beach n'amakush n'amaswing bifite iherezo, uhora wibaza ibyo bibazo byose bifite iherezo. Yo beat nayikoze mbabaye cyane, ntabwo ari njye wari wababaye cyane, hari n'igihe iyo mbonye abantu bababaye, sometimes hari n'igihe njyewe mba nta kibazo mfite, njyewe mbona nariye nishyuye ghetto meze neza ndi Gucci, ariko nkabona undi muntu ari mu gahinda, sometimes agahinda k'abantu kazana amavasi, agahinda kazana amavasi, hari igihe njye mba meze neza ariko undi muntu atameze neza, kandi nkabasha gufilinga pain yuriya muntu arimo. Njya nkunda kwishyira mu mwanya w'undi muntu, urugero nkabona umuntu hariya yaraburije wenda nk'ikimodoka cyamuciye ku kugura, nka feelinga pain arimo ako kanya, nkumva biteye ubwoba. So icyo gihe rero njyewe nza nkubwira keep it up, ntago ubuzima burangiriraho, hari abishimye, hari abababaye, mbese ubuzima nyine ni lifestyle tubamo, tukayivamo, bamwe muri show abandi ni mu kiriyo, Beshi ku mihanda ziri gushaka momo, mayibobo ku mihanda zirakwipa, so ubuzima nyine bro. I'm proud of you, big man. Thank you so much. Reka ngushimire, you already know my people, akaba ari Viva the top journalist, the voice of artist. Nandi kumwe na Fiston Fasterman, ni ryabuye guturuka muri Nyamirambo. No my people, akaba ari Viva the top journalist, the voice of artist. Nkaba nandi kumwe na Fiston Fasterman, ryabuye uyu ni umuhanzi guturuka muri Nyamirambo, KJ na mutamuzi no mu biryogo kwivuko. So rero mbere yuko nanagenda rero nagiye ati basigiremo indirimbo ze. No umuhanzi afite imana idasanzwe kabisa muri Nyamirambo, KJ ni wacu na mutamuzi NYC. Shout out ku bantu mudukurikira ku munsi mudahwema kuduhozaho amaso. Manuka kandi subscribe, like and comment kugira tujye ubona n'ibindi biganiro byinshi twa uploadinga. Shout out Fiston Fasterman. Thank you big man. Thank you brother. Man.